Haleluya. Hari igihe umuntu yicara cyangwa se agahagarara akibaza ati ese koko Imana hari ikintu yakoreye? Hari n'igihe ureba ubuzima bwawe ukumva nta kintu kidasanzwe wabonye, ariko reka nkubwire, hari indirimbo yitwa Ifoto ya Bern Koya ifite ubutumwa bukomeye cyane. Uyu munsi ndashaka ko tuyisobanura mu buryo bworoshye ariko bukora ku mitima. Reka muvuge neza mu ruhame rw'abantu, Mana we, kuko mu bantu wagiriye neza nanjye ndimo. Aha umuririmbyi aravuga ati sinshaka guceceka, ndashaka kuvuga ineza y'Imana mu ruhame. Hari igihe twakira imigisha tukayigira ibintu bisanzwe, tukibagirwa ko hari abandi basenga basaba ibyo wowe usanzwe ufite. Niba Imana yaragukoreye, ntukwiriye kubigira ibanga. Imyaka maze ku isi si myinshi cyane, ariko nanone ntabwo ari mikeya. Amaso yanjye yabonye byinshi, cyane. Niyo waba uri muto, amaso yawe yabonye byinshi. Amaso yawe yabonye byiza. Amaso yawe yabonye ibihe bibi. Amaso yawe yabonye intsinzwe, abantu batsindwa benshi cyangwa nawe utsindwa. Amaso yawe yabonye intsinzi nyinshi, yabonye abantu bageze ku ntsinzi, ariko uracyariho uyu munsi. Imana ifite ubushobozi bwo guhindura inkuru y'umuntu. Ushobora kuba uri hasi uyu munsi, ariko umunsi w'ejo si uzarangirira. Hari abantu twabonye bari hasi cyane, none uyu munsi barahagaze baremba. Ntugasuzugura ahantu uri ubu. Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ariko reka tuvuge ukuri, hari umuntu ushobora kureba ifoto ye ya kera agasanga yari ameze neza kurusha uko ameze ubu. Wenda mbere wari ufite byinshi, none ubu ibintu byarahindutse, byarashize. Ese ibyo bisobanuye ko Imana itari kumwe nawe? Oya. Ubuzima bugira ibihe. Hari igihe cyo kuzamuka, hari n'igihe cyo kugeragezwa. Kugwa siko kurangira, kugwa ni igice cy'urugendo. Iyo umwana agerageza kugenda bwa mbere aragwa, ariko ntibivuze ko atazamenya kugenda. Niyo ubu waba uri hasi, ushobora kongera kuzazamuka. Reka nkwibarize ikibazo. Ese koko nta kintu na kimwe cyahindutse mu buzima bwawe? Reba aho wavuye, reba ibyo wanyuzemo,
reba aho ugeze. Niba ukiriho, niba waranyuze mu bihe bikomeye ntibigutsinda, hari impamvu zo gushima. Kugwa si bivuze ngo ni ukurangira, inkuru yawe ntirarangira. Hari indi foto iri imbere igutegereje. Niba iyi ndirimbo igukoze ku mutima, kora like, subscribe, unayisangize n'abandi. Kandi wibuke, iyo urebye neza uzabona impamvu zo gushima. Imana ibahe umugisha.